nuko ndababara nkabura uko ngira ako umuntu w'umugore akaza akajya akarara hanze koko nk'umuntu w'umusaza rero wa mugabo ugiye kubwira uranyumva neza sawa n'umwana yemera kurogoye nk'umuntu w'umusaza ngiye gukora iyo bwabaga ngiye guteranya inama y'umuryango maze ndebe ko icyo kibazo twagikemura nzabigufashamo yuko ntabwo urinda himuka rwose ndatashye ariko ndababaye kuri rwose ubimfashiyemo wawe ngiriye neza ndababangiriye neza nyoko yarado asa n'umuntu utagihaba ariko rwose mwana wanjye ubu uzako kandi nzajya mureba kure umva ihangane mwana wanjye rwose n'ubuzima ndabizi yo ese wanahiye ayi wowe ako uriya sumburi nashatse ni dayimoni nzima iyo nza kubimenya sinari gushaka uriya mugore ko nari umusore mwiza ubundi najyaga kwiyemera ngo ndi umurusiya koko kugira ngo nkunde mbone ririya shyano mwana wa ariko nabyita ishyano ryambyahariye umwana mwiza uri mwiza mwana wa mu gihe umuriro muraka nzakurera uzakura ibijumba byose byari mujye mwana we unarizi urashonje nibirangiza nagutekera agakoma ayiwe mwana wa turatewe umutewe se ni nadahimona ahantu ngo gacanye ucanye ibiti ariko ubundi warabyaye cyangwa ntabwo wabyaye gusa nyibura ugasanyanganye nabyara ntabwo wabyara ko mwana urabumwumva mwana wanjye bagire kugasubira ubundi se uvuye hehe umbuye hose harakureba icara ahandi ibintu gacanye n'ibintu nk'ibice ucanye ni bya bijumba wakuye ahandi mu kabari upfundura inkono nta n'isoni ngo mwana wabenga muri za ngiye gukora akantu uyu nguyu nyoko yarananiye nawe urabizi neza ibi ni ibiki bigatetse n'ibijumba ki korewe wagira ngo cyateye n'umuco ese mama nawe nako ntayakuguriye wayakwaneye ibyo se ni ibiki kandi nabimena nkakujoma ijisho unuze mu ntuze ibi ni ibiki bitetsemo kandi wowe ndagukubita igihe wahereye nashatse imbwa ntabwo nashatse umugabo wagikubita n'imigeri cyakumva cyo gatsindwa kuno ufite amahane hasi n'umugore rwawe n'umugore uzi ko ari hotel ngi numva baraye rwose nemeye kwicara hasi rero n'icyo no mu bicara niko hasi no kubita umugore ibi bintu ziko bihanirwa n'amategeko babyeyi rwose mumbabarire ni mumbabarire rwose nanjye sinjye n'umugore wananiye icyo nawe komeza uyu mugore rwose ngaho nawe irebere reba ibintu yikoze niko ubundi bwo ujya ujya no mu nama nguze amategeko icyo avuga rwose inama nkerukamo y'umugore atarigira ishyano umutekano iki byose ubu ni ukwibera gutyo nta mituweli mituweli naheruka kuyitanga mu mwaka ushije iyi nguyu ntayo nuko rero kwiga urwana ati yafari batanga baraje bikemure rwose ndabizi ni mwewe mugo kuko mumereye umwana koko ubundi se kamunsigira akagira ayiwe ubu ko kurangira wenda kujyana mwese urabona mureba nk'umunsi yende rwose uzagaruka umugabo mwiza cyangwa ko utanyica uzanyicisha nagiye ari kumenya ko nzizeho nzizeho wa mugore we nzizeho wowe reba kijyane muri cya kigali ngo ni kuri rwa rugo rwo kwaja kaba karanateguye byo siko kashyizeho na mitarike we ariko handa hasesekaye kabisa kumanza uyu munsi wamufungiye hariko
ko nabonye bakajyana n'ubundi wa mugore nako sheri wanjye yampamagaye ngo bamaze kukajyana ako wanga uko wowe uragowe kuko adakingu uyu mugore nawe sinamushirira tanyumbona sinaba nkimunyinya no muraho neza yego amakuru ni meza iyi nkoko se nabonye ukunda ibisiga byo mwana ewana iyi nkoko noneho rero sasa iki gipeti cyawe ko gifite apeti bya hatarize nyine uyu mwana yakurikije nyine nawe sumva yakurikiza se nakuri nta nubwo ari na se kwanza ako kamanze mutake byo iyi rusake byo niba igiye no hasi ariko wa mwana we uraremetse wambaye neza ariko imana ijya kukurema yashatse n'abayede sinzi abayifashije ngende ndibaza umufunda yo yamuhembaga umuhede yahembwaga ngahe akabyizi buracitse tubajije imana kamfatiye rusake itancika tutayiriye nyaho tugomba kwirya neza tukayihatira yagwa umugabo wawe bamufunze mba bagafunze ntabwo kazagaruka ngo bamufungiye iki ejo kiha ibintu nyine byo kunkubita cyagiye twari tuvuye ku mazi naje ngo kiha ibintu byo kunkubita kankubise nyine dasahita katwara mba bakajyanye mba nasigaye nserebura ubu noneho uriyisanga neza rwose mu rugo uba ahantu nta muntu uhari reka ntawe ndetse ngewe n'uyu mwana kandi urabizi ko umwana ari uwawe none ahiri ijoro ninjye nawe mva rwose tuza sha we mu kanya ndaguca amababa iyi nkoko ko ndabitangiye kubyina tutarayirya tugiye kuyijyana twikoze nyine kwa baromani hahandi yego turebe uburyo ki nyine umuntu yareba uko yigenza twinyangara ubw'abasitara byaraneze rega ni ngombwa kwera ese yobewe ifumbire twashyizemo ko yaganaga yari nyinshi aha nibyo koko twasizemo n'ifumbire nyinshi cyane rega ni ngombwa inka ze ko zihari ubundi twabuzwa n'iki ubundi guhinga ngo tuneze ariko ubundi ntuza isimbi ntawe nigeze mbona ntigeze muca ibyera ubundi yagiye he namutumye kuvoma akabaza atari yakaza umutumye ryari aha isimbi harabanguka ntabwo yagiye kare cyane ari bubanguke ntabwo ari nka mukuru ubundi se wibutse kumubwira ngo azine ikintu uratoraguriramo ko ndeba nta kintu wanazanye nari namutumye igitebo ariko ndi kubona ari ure neza umenye uko uzabijyana ku isoko dore ko abanyakigali binenaguza dore n'ubitema aha nta kibazo ndabikuramo ariko nubwo nje nyine nzanye inkuru mbi